barasigara nk'imfubyi ariko sinzi niba ari umunyarwanda waciye umugani cyangwa kibazo ngo nta bapfira gushira nyine bazayirwanaho nk'izina ryabo barwane kandi ndabikubwiye nongere mbigusubiriremo Kisekedi araramutse yisha abanyamurenge subire mwiri jambo Kisekedi na Neva bararamutse bisha abanyamurenge ikukurangira kwabo ibyo byo bicare babizi neza biraturya nicyo kintu yabaye mu Ventura yavaga muri ibyo birindiro ariko simbone video nimwe icicikana ya ziriya mayimayi na zirantera hamwe babyina abaturage nta yandi mahitamo bafite nabo babakomera amashyi gusa ndabizi ko bari kuri briefing yo kugira ute bati mureke dukomeze tujijishe amahanga aba tuzaba tubica amahanga yamaze kwibagirwa bara n'abagome ntabwo ari abantu bavuga ngo bazabareka abari muri Uvira ndagira ngo babwire ntabwo muraraye rwose muririwe ariko ntabwo muzaramba urumva ni ikibazo barabizi neza abo nabareba kure abinjiji bazasigarayo bazicwa bazabotsa burushete rwose ibyo ntabwo ari ibintu twaje kwirwa dutindaho hano bazabica kandi Kisekedi ntazabarinda Manyota ntazabarinda Gakunzi ntazabarinda uyu Sebakiana ntazabarinda na Neva ntibazabarinda bazicwa bagiye kurwana n'abantu benshi pe ariko nkuko nari mvuze iri jambo Kisekedi na Neva muraramutse mwisha abanyamurenge kubera ko mu Ventura yavuye muri biriya bice ni kukurangira kwayo Reka tubasuhuze bakunzi ba Connection TV aho muri hagiye atandukanye turizera ko muri amahoro tuje mu makuru agezweho tugiye kwibanda cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese iki kibazo cya M23 kuva mu bice bya Plaine ya Ruzizi ni ibimenyetso bimeze bite? Dore benshi barubiye, benshi mu bakunzi bayo ntibiyumvisha uburyo bava muri Kivu y'Amajyepfo bishyira kuva no muri za Bukavu. Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu gihugu cya Uganda na delegation y'abaministri hafi ya bose bayoboye ministeri nabo bati ni ikimenyetso kigaragaza ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni bishobora kurangira nawe agambaniye M23 dore ko n'ubundi aya makuru agaragaza ko ariho baje ari abarevolutionnaire baturutse. Turebe ese abanyamurenge bariya twirwaneho irabahite mu gihe ababafashaga nabo batangiye gucika intege isaho twirwaneho nishobora kugamburuzwa. Reka byose rero tubyinjiremo tubisasanure mugani w'abakoresha iyo mvugo. Niyo mpamvu natumiye Rugamba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rugamba umeze neza? Ameze neza amakuru bwana Zerba. Komera tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Nanjye ndakitabiye ndahabaye kandi suhuza n'abakunzi ba Connection TV. Yego Rugamba mu mazi iminsi nyine mwakira aya makuru M23 yari imaze igihe kinini amezi ageze muri 6 hariya muri Plaine ya Ruzizi bavamo Plaine ya Ruzizi bayivamo berekeza Kamanyora ngo niho bagomba gushyira ibirindiro. Hari ibice bya Sange n'ahandi hatandukanye bivugwa ko bamaze kuvamo. Iyi nkuru mwe mwayakiriye mute? Murabona bimeze bite, birashyira iki? Urakoze. Mu by'ukuri kigaragara cyo ikibazo kirahari turutse ahanini ku bantu babahuza bari mu biganiro batangije akagahenge ndetse n'ibiganiro imishyikirano. Bigaragara ko mu by'ukuri hari ikibazo gikomeye nakwita nk'igitutu cyashyizwe ku ruhande rumwe, abandi bagirwa ntibindeba, bagirwa mwebwe ntibibareba, kandi mu by'ukuri bitari bikwiye. ngira ngo abibuka neza iby'i scenario yo muri Sud Kivu uko byari bimeze, uko intambara yari imeze mu by'ukuri kuva Kamanyora kugera mu mujyi wa Uvira
na ahantu M23 yarwaniye umuhenerezo kugira ngo yigarurire ibyo bice yari yavuyemo uyu munsi wa none. Ndakeka ibya nyuma nyine yarabivuyemo ejo cyangwa ejo bundi, ariko icyo nshaka kuvuga ndimo ndashaka kubwira abantu nyine imbaraga n'ikiguzi byabasabye kugira ngo bafate utwo duce twose turi mu izo za Sange, za Ruvunge, za niba ari Kabunanga, kugenda all the way Uvira, Kabunambo, voilà. Aho hose kugera za Uvira ni intambara yari ikomeye yanagoye abarwanyi ba M23 kubera ko na ahantu batari bamenyereye. Icyo ni kimwe. Ikindi bahasanze imbaraga z'abarundi zidasanzwe, bahasanga FDLR, bahasanga bitwa Wazalendo, iriya mitwe y'iterabwoba ishyigikiwe na leta ya Kinshasa. Abo bose FARDC y'urumva ntabwo nyivuga kuko cyo ntabwo ari igisirikare, yari hari nayo nyine nk'indorerezi ireba, ariko abo bantu barimo umutwe w'igisirikare cy'u Burundi, brigade y'abarundi, abo Wazalendo na FDLR, ni abantu babangamiye M23. Binagaragara ko byaragoye ku buryo nyine nayo kugira ngo ibakure mu birindiro, urumva byanga bikunda yagiye hatakariza bimwe mu bitambo. So uyu munsi bahisemo kuharekura, byanateye impungenge nyine. Urumva abarwanirwa, ubwo ndavuga by'umwihariko abanyamurenge cyangwa se abandi bakongomani bose batotezwa, batumva kimwe n'ibya politike y'Kinshasa. Abo bantu mu by'ukuri bo baravuga ko bagambaniwe, ariko ku rundi ruhande diplomasi uko ikorwa, abantu nabyo baje babimenya. Hari ukuntu nyine rimwe na rimwe uhitamo ukavuga uti iyi ni diplomasi, reka tubigenze dutya turebe ko hari ikiza kuvamo, ariko abaturage bo bababaye. Nkavuga ngo rero harimo akagambane gakomeye, cyane cyane kuri iki gihugu ndimo. Mu by'ukuri kubona bakomeza gushyira igitutu kuri M23 gusa, leta ya Kongo ntibagire icyo bayibwira, leta y'u Burundi yabujije abanyamurenge amajya n'amaza ntibagire icyo babwirwa, FDLR zigeretse akaguru kandi zisohorera amatangazo muri Uvira, Wazalendo zirambura abaturage, zirakora ibikorwa bibi, leta ireba, abanyamerika ntacyo babivugaho. Mu by'ukuri hano hantu harimo ikintu bita kugambanirwa. Binashoboka ko harimo ibintu bibiri: umutego utezwe Kisekedi ushobora kumushibukana any case anytime, ariko hakabamo no kuba nyine hashobora kuba harimo kugurishwa ku ruhande rumwe, ariko tuvuga ngo ntabwo nta gikuba cy'Afurika byanga bikunda ukuri kuzatsinda. Rugamba rero reka turebe ni gute abantu bamennye amaraso, batakaje ibitambo, bakoresheje intwaro, umugani wawe, bagakoresha imbaraga zose ngo barwanire ahantu. Ubona kuva hariya za Kamanyora nyine umanuke muri Ruzizi ujye Uvira, ibi bintu kugira ngo bafate iki cyemezo bongere bavuga bati tugarutse inyuma, kandi niba bafite gahunda yo kuzongera kuhafata nabwo bagomba kugenda ibitambo. Iyi ntabwo yaba ari imibare mibi? Ntabwo nabyita imibare mibi, nubwo bigoye gusubiza icyo kibazo, ariko navuga ko niya diplomasi nakubwiye. Iriya ni diplomasi, kuko ugiye kuvuga ko ari imibare mibi nanone waba wibagiwe uko politike ikinwa. Twibutsa abantu ko M23 banegotiatinga cyangwa banegosiya nk'inyeshyamba. Uvuga ngo ijwi ryabo ntabwo rigomba kumvikana ari uko bakoze double cyangwa se triple, urumva, kugira ngo byibura ijwi ryabo riringanire neza n'iry'abari y'abaterabwoba b'Kinshasa. So rero kuvuga ko M23
yabiteye imibare mibi ku ruhande birumvikana kwisubiza biriya bice bizasaba ikiguzi kuko byanga bikunda umwanzi agiye kwiyubaka hashyira ibirindiro bikomeye anarebeye icyatumye wenda atsindwa ubwashize avuga ati ubushize badutsinze kubera iyereri niyi twakoze nibagaruka bashobora kuzasanga twarabitunganyije nibyo koko bizasaba imbaraga zinaruta izo bakoresheje ubwa mbere ariko nta kundi nta yandi mahitamo aba ahari ntayo rwose kuko ugiye kureba urabona ko ni ibintu wenda mbwira batwumva abanyamerika bo bavuze ko babwiye M23 ko bagomba gusubira inyumaho ibirometero 75 ngira ngo kuva bava Uvira bari batarasubiraho ibyo birometero bari barasubiye inyumaho ibirometero 40-45 gutyo uvuye mu mujyi wa Uvira ariko for now noneho bakoze neza 100% byo basabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'ibirometero 75 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibasezeranya ko aho hantu hose bazava hazashyirwa ingabo zidafite aho zibogamiye which is not real kwari ukubeshya kuko barahava abantu bakabyuka baza gufata umujyi nta niki niba hari ikintu wenda mbwira batwumva baba ari abari ku ruhande rwa leta baba ari n'abari ku ruhande rwa M23 ikintu kibabaje giteye agahinda n'ukuntu ariya mabandi ya bitwa wazalendo baraba mayimayi bani bari bayakutumbana bari abandi nabonye bafashe za mikro bavuga ko ni Derife ni General autoproclamé Derife Kalembe uzwi ku izina rya Ngoma Nzito nibo ni mayimayi ze nizo zageze muri Sanje nawe yahageze urumva iki mpamvu mubwira ko ari ikintu kibabaje ugiye no ku ruhande rw'abashyigikiye leta cyane cyane nka bano abangaba tubana hangaha cyane cyane b'abanyamurenge bitwa utugara nabo ubwabo birabateye isoni kubona ingabo bita ko bashyigikiye zize zikigamba ko zakuye M23 mu birindiro babizi neza ko M23 yahavuye ku bushake bwabo nabo ubwabo birabarya bati nta gisirikare dufite murimo kuza kubeshya abaturage ko ari imwe mwakuye M23 hariyo ariko M23 yahavuye ku bushake bwayo mu buryo bwo kubahiriza amasezerano cyangwa ibyo basinye na leta ya Kongo n'abanyamerika noneho aho ni ku ruhande rw'abashyigikira leta bavuga bati mwebwe abasirikare mwe badashyitse batuzuye murimo murabyina insinzi z'ahantu mutarwaniye umugabo agafata mikoro akajya mu baturage n'aba escort inyuma akavuga ngo agahangara agakura ijambo mu kanwa ngo nitwe twirukanye M23 hano iryo ni kimwaro n'igisebo ku ruhande rumwe kwa Kisekedi natwe abashyigikiye kwishyira ukizana kw'abakongomani bose ubu ndavuga abashyigikira M23 twe bikatubabaza cyane kubona abantu nk'abariya babicanyi b'amabandi bagiye kongera kuza gusumbiriza abaturage bakabica bakabamerera nabi M23 yamaze kuva muri bya birindiro kandi nta n'icyamahanga bikoraho nta n'icyamahanga ari buze kubikoraho biraturya nicyo kintu yabaye M23 yavaga muri ibyo birindiro ariko simbone video nimwe icicikana ya ziriya mayimayi na ziriya nterahamwe babyina abaturage nta yandi mahitamo bafite nabo babakomera amashyi babiruka inyuma urabona ko ni ibintu biduteye twebwe umutima mubi n'akababaro bikomeye cyane kubona abaturage bagiye kongera kugira ute kuburabuzwa gucunwa bufuni na buhoro kwamburwa amabariyeri bagiye kongera ashyirweho n'ubundi bariyeri zo zamaze gushyirwa mu mihanda nk'umuhanda Bukavu Uvira ntabwo ari nyabagendwa kuko wazarendo bamaze gushyiramo amabariyeri menshi bamaze gushyiramo amabariyeri bavuze yuko ngo bagiye kufunga imigenderanire hagati ya Bukavu na Uvira ngo itazongera kuba kugira ngo M23 itazohereza intasi muri Uvira uwo mu guverineri mushyashya rwose niko yavuze ibyo nabyo byasohotse ariko icyo abo bangoma nzitumbwira abagenerale b'igisirikare cya Katanyama aricyo FRDC baraza imbere y'abaturage bakavuga ngo nitwe twirukanye umwanzi hano ku gitutu twamushyizeho umwanzi ariruka ibyo rero
twe biratubabaza cyane, ariko nkuko twatangiye tubivuga diplomasi nyine niko ikorwa, niko bigenda. Haba hari impamvu, haba hari ibyihishe inyuma gifite imbaraga kurusha ibyo twe tubonesha amaso, ariko ibyiza nuko byanga bikunda, kubera ko bajya bavuga ngo agatoke kamenyereye gukomba gahora gakoramo, gahinnye, byanga bikunda bazica gahinnye, byanga bikunda bazica abaturage. M23 wize, ariko nzi ko itazongera gusubira inyuma. Nta hantu na hamwe nzi M23 yavuye ngo ihagaruke yongere have, ntaho nzi. Muze kubibara neza, muze kumbwira ahantu muzi yavuye ikongera ikazi kahaje ikongera ikahava, ntaho nzi. So ibyo rero gusa ikibabaje nuko wa Mutego nakubwiye Kisekedi ushobora kumushibukana, nawe arabizi ngira ngo M23 iva muri Uvira hahise, wenda hari ibyo abantu batagiye bamenya, ariko hahise hategurwa masakre yo kwica abatutsi bari muri Uvira. Yego. Noneho Kisekedi abwira umusirikare umujenerali wari uraho, arabwira ngo abo bantu, abo batutsi ntabwo tubakunda, ariko mu rwego rwo guproteja iyi leta yacu kora ibishoboka byose, nge ntazi ukuri bubigenze, abo bazarendo ntibagira umuntu n'umwe bica. Igihe cyabo ntikiranye. We yaravuze ngo si urukundo mbafitiye, ariko ntihagire ukuri ibishoboka byose, ntihagire umunyamurenge witwa muri Uvira. Byari byamaze gutegurwa, wazarendo zamaze gutegura masakre zigiye gutsemba. Niyo mpamvu mwabonye nta baturage benshi bapfuye, si urukundo barabibikiye. N'abanyamurenge rwose bari muri Uvira n'ahandi mubimenye niba mukurikirana Connection TV, barabibikiye anytime. Igihe cyose Kisekedi uwamuha ubushobozi agakuramo Uvira na Goma, muzicwa rwose hadasigara n'umwe. Icyo cyo rwose barabibikiye. Abangaba bamanyota n'abandi birirwa bajya kutangaza yuko barinzwe na leta ya Kinshasa, bamenye ko ibarinze kubera ko nta yandi mahitamo ifite, ntabwo ibarinze kubera urukundo bafitiye. So izo masakre rero ntabwo mpanya ko Kisekedi ari bushobore kuzihagarika muri bino bice bya za Sange na za niba ari Kabunanga wari uvuze n'ahandi. Kabunambo ntabwo biza gukunda. Aba bamayimayi bafite inyota yo kwica umuntu uvuga ikinyarwanda, baranyotewe. So kuba rero baraswase muri Uvira, itegeko ryari rivuye Kinshasa kwa president, ntabwo hari ariko biri buze kugenda. Kandi niyo Mutego nakubwiye, bararamutse bishe bari abantu, arabatsinzwe ataburanye ku nta kindi. Ngira ngo mwabonye ko kuko ibyo biri official, byanga bikunda hari ahantu hagiye kuba bagiye kwatsembera abantu, bagiye kwicwa. Icyo cyo turakizi, baba ari abayobotse abo banyamurenge bo rwose ntabwo buri buke ntibwira, barabibikiye. Kandi nanone hari abari kuvuga ko wenda M23 yabagambaniye cyangwa iki, nta kindi kibagomba gukora. Niba mushaka kubaka ibintu bizaramba, icyambere bagomba kubaka diplomasi kurusha igisirikare. Kuko igisirikare gishobora kurwana kikagira n'Kinshasa kidafite diplomasi nziza, n'ubundi kikarindimuka. So rero ababona wenda M23 yasubiye inyuma, bagatangira bavuga bati bagambaniye abaturage, bagambaniye twirwaneho ibiki. Ibyo ngibyo ngiyewe ntabwo ariko mbibona, nubwo bishobora kuba ko bisa nkaho ari nta yandi mahitamo abahari, hagomba gukurikizwa nyine politike mpuzamahanga. Ibyo ngibyo abantu bagomba kubyitega. Niko ruga n'ubundi urabivuze, reka duhite tubyerekezaho. Iyi twirwaneho yari ishyigikiwe n'ubundi na Alliance Fleuve Congo 23, bakaba bafashe umwanzuro n'ubundi wo kwigira inyuma. Twirwaneho urabona itagiye gutakaza imbaraga, ntibagiye gusigara umugani ari nk'imfubye hariya. Urakoze cyane. Icyo cyo turacyemeranyaho neza 100%, barasigara nk'imfubye. Ariko sinzi niba ari umunyarwanda waciye umugani cyangwa kibavuze ngo nta bapfira gushira. Nyine bazayirwanaho nk'izina ryabo barwane, kandi ndabikubwiye nongere mbigusubiriremo, Kisekedi araramutse yisha abanyamurenge,
Kisekedi araramutse yisha abanyamurenge, subire mwiri jambo, Kisekedi na Neva bararamutse bisha abanyamurenge, ni kukurangira kwabo. Ibyo byo bicare babizi neza. Murebe uko mubigenza, barebe uko babigenza, nkuko Kisekedi yabwiye umujenerali waje kurinda Uvira, amubwira ati muhagarike wazarendo zamaze gutegura masakre y'abanyamurenge n'abandi bantu bose bari bashyigikiye M23. Sinzi uko mubigenza, ariko mubihagarike be kwicwa. Ariko twirwaneho, nibyo koko bagiye kuyigota. Urumva barazana abarundi, amabata yagiye kwisuka bayigote, kuko umuhanda ujya za Minembwe M23 amaze kuvamo. Ubwo nuvuga ngo uraza kwerekeramo, nuvuga ngo ubu tuvugana twirwanaho yagiye hagati, iri hagati yabo. So ibyo rero ni ukuvuga ngo igihari bashobora kurushwa imbaraga kuko bagiye kurwana n'ibihugu bibiri, gushyiraho abacancuro, gushyiraho nabo nizo wazalendo, kongera ukongeraho na FDLR. Bagiye kurwana n'abantu benshi pe. Ariko nkuko nari mvuze iri jambo, Kisekedi na Neva muraramutse mwisha abanyamurenge kubera ko M23 yavuye muri biriya bice, ni kukurangira kwayo. Sinzi niba tuzabitanga muri yehe discours, niba tuzabitanga mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza cyangwa mu Giswahili, ariko ngenda bivuze. Yavuze ko afite abajyanama be bavuga ikinyarwanda ngo b'abatutsi, no witwa Kongoro. Abibwira shebuja rero ko kwica abanyamurenge ariko kurangira kwa Kongoro na Kisekedi utudasize na Neva. Kandi birashoboka, bikubiye kenshi 80% ko bashobora kwica abanyamurenge. So iryo ni ibanga mbagiriye Kisekedi na Neva. Izo nkora amaraso zanyu ziri ku rugamba, ziraramutse zishe bari abaturage, ibintu bizakorwa ntabwo nzi byari byo, ariko niko kurangira kwabo. Naho twirwaneho yo uvuga ngo wenda yagambaniwe, ibyo nakubwiye ni diplomasi, nta kundi ibintu bigomba kugenda. Bagomba gusubira inyuma, ariko ntabwo ari dawa ya mwende musirudi batarudi. Bazagaruka uko byagenda kose, kandi bazagaruka baje badasubirayo. Gusa ikizababaza abantu uko bashobora kuzagaruka hari abantu bapfuye. Icyo nicyo kibazo gihari. Naho ubundi M23 yo ntabwo iri kure, iri hafi, kandi nzi neza ko izarokora abantu. Ruga, wowe ntabwo wemeranya n'ababona ko bishoboka ko iyi mama 23 ishobora no kuva muri ibi bice bya Sud Kivu byose, uhereye aho za Mwenga na za Shabunda, ndetse bakaza na Bukavu bakavamo? Igisubizo nakubwira ngo ya impamvu ndayitanga. Twibukiranye neza, niba twarakurikiye amasezerano bari abantu bagiranye, u Rwanda na Kongo na Amerika, bavuze ko uretse ko nabyo nyine urumva ntabwo nabyo biba bisobanutse kuba u Rwanda rushobora gusinyana amasezerano na Kongo na Amerika, hanyuma y'amasezerano akareba M23. Ni nabyo nyine ubona biba bisa nkaho bidasobanutse, ariko reka ntacyo kuba rushinja ko rufasha M23. Reka tuvuge ko wenda u Rwanda rwari rwagiye mu mwanya wa M23. Noneho uribuka ko bavuze ko bagomba gusubira inyuma ho ibirometero 75 bavuye muri Uvira. Niko itangazo ryavugaga n'amasezerano, niko byanditse muri ariya masezerano basinye. So rero gusubira inyuma muri Uvira, gusubira inyuma ibirometero 75 uvuye Uvira, kwari kuva Uvira kugera Kamanyora. So rero bya birometero 75 abanyamerika basabye na Kisekedi ubwe yisabiye byakozwe noneho. Ariko natanye nkubwira ngo birababaje, biranagayitse, biteye n'agahinda kubona amasezerano ashobora kureba uruhande rumwe, urundi ntirugire icyo rurebwaho. Nabyo biteye impungenge abo bavuga ko M23 kwa Bukavu n'ibyo bice bindi. Abo bantu nabo ntabwo wabatera amabuye, kubera ko urumva hari ibyo bintu byo kwibaza ngo
none niba M23 yaravuye jugujugu vira ikaba igeze mu birometero 75 yubahiriza amasezerano, leta ya Kongo itarubahiriza na kamwe, yasabwe gusenya FDLR, kureka gukorana nabo, ibyo bintu ikaba itara buri munsi n'ubu bari kujyana mu bitero, yasabwe guhagarika ibitero kuri M23 na n'uyu munsi irabikora, irohereza drone Minembwe na za Masisi ku Mushaki, irohereza FDLR muri za Bukombo hara muri Rucuro, zikajya kwica abaturage, zigatega ibica abaturage zikica. Ukibaza ngo none niba ibyo bintu byose biba bikorwa na leta ya Kinshasa, Amerika igakomeza kubirebera kandi bizi neza yuko iyi leta ya Kongo ari iri kubikora, igitutu kigakomeza kikaba kuri M23 gusa, byanga bikunda hazi kikango kuri buri wese uri kureba ibi bintu biri hano. Impamvu rero nkubwira ku rundi ruhande sasa njye nkubwira ko bitashoboka, igisigaye kizaba ngo kama mbayo, ikizaba kizabe aho ntitwenda kuhava. Kuko barabizi ko leta ya Kongo ishobora kutazakizo FDLR intwaro n'abandi bakorana n'andi masezerano, ibisabwa byose babasabye gufungura imfungwa zabo za politike ziri Kinshasa, ivyo byose urabizi ko leta ya Kongo nta na kamwe yari yakora. Rero kuba ibyo byose itarabikora, abandi bakaba bageze kuri urwo rugero rungana gutyo, bivuga ko ibyo bice bisigaye nibagerageza, kuko byanga bikunda abo bangoma nzito abo abonye bazi kwifotoza, bazi kurya amafoto kuri video, bazagira sinzi uko babyita mu kintu, ntago nabivuga mu mvugo y'ikinyarwanda cyaba ari ikinyarwanda kibi, ariko bashobora kuzarota nabi, bakarota bari kujya gutera M23 bitewe naho bazaba bafite, cyane ko M23 yahavuye, ariko bo bayegereye mu gihe M23 yo yavuye mu birindiro yari ifite. So rero bashobora kurota nabi, kandi bajya bavuga ngo warose nabi ngo burinda bucya, bakajya gutera M23 aho za Kamanyora. Urumva? Icyo gihe rero ikizaba muzagitegereze, muzacyumva. Ntabwo mbona M23 iva muri ibyo bice za Bukavu na Kamanyora n'ahandi ihavuye yabirangiye, ubwo byaba bivuze yuko ari ikibazo cy'igihe gusa ko nazagomba izavayo. Aruga, reka twerekeze ku mubano usa nkaho wihariye wa Tshisekedi ndetse na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ni umubano urimo gusinyana amasezerano ku mpande zombi, umutekano, iby'ubukungu birimo uburobyi n'iki, akajyana na delegation n'abaministiri hafi ya bose. Ibi byo ntabwo biteje ikibazo, dore ko Museveni yashinjwa kuba n'ubundi ngo ari umuturanyi w'amasura abiri, kandi tubizi neza ko ari naho mama 23 yateye iturutse. Ntabwo hari aho hashobora kuba ubugambanyi. Nje ntabwo ariko mbibona. Museveni nje ndavuga uko mbyumva nk'umusesenguzi, ntabwo ariko mbibona, ngiye ahubwo ndabibona muri iyi sura. Ikibazo ntabwo kiri kuri Museveni, kiri kuri nde? Ikibazo kiri kuri Tshisekedi. None impamvu mvuga ko ikibazo kiri kuri Tshisekedi nuko impamvu kiri kuri Tshisekedi nuko abizi ko ibyo byose waruvuze birimo M23 guturuka i Bugande, M23 gukorana n'Ubugande, imipaka irafunguye irakora amasaha 28 kuri 28. M23 yateye muri Grand Nord, ihurirayo n'ingabo z'Abagande, baraganira nta kibazo bafitanye. Ibyo byose Tshisekedi arabizi. Ingabo z'Ubugande ziririya hejuru muri za Ituri nahe bagiye guhigayo imitwe ya za ADF na Runa na za Kodeko, ziriba zica abantu batemagura, Abagande baraho. Tshisekedi arabizi. None wagiye i Bugande kujya gusinya andi masezerano. None ikibazo tuvugishije ukuri n'abatwo, ikibazo cyaba kiri kuri Museveni cyangwa ahubwo ikibazo kiri kuri wowe ukomeza guhata wa muntu amasezerano kandi wenda n'ibyambere atarabikoze neza? Ikibazo s'ubwo Museveni nta kibazo afite, my dear.
nta nubwo ari kugambanira M23 gusinya none se abure guteza imbere igihugu cye. Wowe Kongo yaguha ubutunzi ukabwanga. Nta kibazo mbona kuri Museveni. Abantu bagira gutya bagakabya bakazana amaspekulation ibintu bidasobanutse. Museveni agambana iki? Ni iki kintu kigaragaza ko yabagambaniye se? None se ibyo byaba bigiye kuba yamunyangire rero? None se niba Kisekedi adafitanye umubano mwiza na M23 bivuga yuko Ubugande nabwo butagomba kugirana umubano na Kinshasa. Kinshasa niyo ifite ikibazo. Niba ibizi ko ibyo byose nari maze kurondora hano hejuru, ibizi ko byabaye, ibizi ko Uganda itanga uduce M23 ikadufata, ibizi ko M23 babaye Bugande bakajya muri Kongo uko bashaka amanywa nijoro, Kisekedi akanga kazi i Buganda agasinya andi masezerano. Ikibazo ntabwo kiri kuri Museveni, ikibazo kiri kuri wowe Kisekedi. Udashobora kureba niba kuko uyu muntu ese ni inshuti y'ukuri cyangwa siyo. M23 rero impamvu itagomba kugira ikibazo kuri Museveni, kuri Museveni nta kintu na kimwe yigeze asinya kivuga ngo tugiye kurwanya M23. Ntacyo nabonye, nta na kimwe. Ikindi nta hantu hamwe Museveni yigeze abangamira M23, ntaho nzi. Abo rero nshuti yanjye bavuga ko harimo kugambana, ubwo babaye babandi bamunyangire, kandi Uganda irashaka nayo ubutunzi bwo muri Kongo. None Kisekedi ko yamaze kubohereza abanyamahanga, akaba ari nayo mpamvu ureba igitutu kitugeza aha. Uragereza mu iki gitutu kitugeza aha ni iki? Nta mabuye n'ubutunzi bwa Kongo yahaye abazungu, imiryango y'abibumbye za Amerika n'abandi. Nta ushobora kuvuga ngo Kisekedi kutatse FDLR intwaro, Kisekedi kutari kukura y'abacancu, Kisekedi imitwe wahaye intwaro kutari kuyaka intwaro kandi iri kuzengereza abaturage. Ibyo ngibyo ntabwo bibareba. Icyo bareba ni ubutunzi Kisekedi yabahaye. That's icyo kintu kirebwa. So ngire rero bari nkungenga abantu, ntabwo Museveni ari umugambanyi, ntabwo Museveni yaje kugambanira M23, nta na buhoro, kuko sinabwo bwa mbere aba bantu bahura, sinabwo bwa pire kuri musi. Ahubwo ikibazo gifitwe na Kongo. Naho Museveni afite ikihe kibazo? Ahubwo Museveni ni umukinnyi mwiza, ni n'umuhanga. Niba ushobora gukorabora na M23 ukayiha ibyo ikeneye nayo ikaguha ibyo ukeneye, ukongera ugakorabora na Kinshasa ukayiha ibyo ikeneye nayo ikaguha ibyo ukeneye, kandi abo bantu bombi mugakorana mukabana, uwo muntu usumva atari umuhanga. Niyo mpamvu hari uwitwa Claude Rubara wavuze ati ni neighbor of two faces. Exactly. Urumva, ubu niwe muturanyi ukenewe, udashobora kuzana mu nyangire kabiriya bya Neva wavuze ngo Kongo intambara ni iki Burundi, ngo izatwira akarere kose, ngo izajya muri Kenya, ngo ijye mu Bugande, ijye muri Tanzania, byo gute se? Kuki wumva se iyo ntambara izajya muri ibyo bihugu byose? Ibyo ni wowe uri kubishyiramo abantu, urimo kubikongeza ariko ntibikonda. Kireka we niba ari uzohereza y'amabanda akajya gutera muri ibyo bihugu. Kuko Museveni wenyine yerekanye ko ashobora kubana neza na Kinshasa, kandi akabana neza na M23, akabana neza n'u Rwanda, akabana neza n'u Burundi. Ubwo si umugabo uziyabaye aba president bose ahubwo bameze nka Museveni, akabaho nta mwanzi afite mu karere. Ya ariko nge nta nubwo navuga ko ari ukuba nta mwanzi afite, ahubwo kongira mutinya. Kinshasa iramutinya, ni nka kwa kundi ngo umuntu niba udashoboye kumurwanya ashobora umwiyungeho. Urumva, Kinshasa iramutinya kuko irabizi neza ko rwose M23 wayifasha, irabizi kurusha uko wowe ubizi. Ariko kuko nyine nta mbaraga ifite zo kurwanya ibihugu bibiri cyarimwe, u Rwanda na Uganda, havuze ati reka nshobora nkomeze nguyaguye Ubugande, wenda umunsi umwe buzarota buje kudufasha gutera umugongo u Rwanda na M23. Nta kindi buriya Kisekedi abashaka. Buriya ibyo baba baganiye mu gikari nibyo byinshi, avuga ati wababariye se ibintu nk'ibyo ukareka umubano n'Abanyarwanda ukanterera M23, unakamubwira toya, ntabwo bishoboka. Bari abantu bafite ibyo barwanira, bafite ukuri wabasanzeho, uko ubona ntashobora kukwanga ngo nuko urwana nabo sinshobora kubanga. Uwo niwe Museveni.
urumva. So rero ku kibazo cya Museveni tukigire clear, nta kibazo ateje uriya musaza, bamureke yitereza igihugu cy'imbere, agende nawe afate ku butunzi bwa Kongo, twe kujya birirwa na bino bihugu gusa. Ese ruga dusoza, birakwiye ko abaturage baho 23 yari iri ikahava baba bakwiye kuyikurikira aho igiye hose? Navuga tutagiye muri politike tukajya mu bisanzwe by'umuturage wo hasi, inkaho M23 navuga ko M23 ibibahemukiye, kuko urumva baba baramaze kubana nayo, kuyiyoboka, kandi baba bafite amaliste yabo, buriya zira mayimayi ziba zifite amaliste yabo y'abakoranye na M23. Abo ngabo nawe ushize muri logique, abo bagomba kwicwa. Reka dufate nk'urugero rwiza, nk'ubu igihe inkotanyi zarwanaga zigafata u Rwanda, ariko hakiri intambara y'abacengezi. Bari abacengezi barazaga bagera mu baturage bakabica, kubera ko babaturage bayobotse za nkotanyi. Abacengezi barazaga interahamwe n'abasirikare ba FARC, barazaga bakica abaturage, kandi abaturage ntabwo aribo barwanaga. Kubera iki? Gituma babicaga, bavugaga yuko bayobotse umwanzi wabo. So rero abaturage barimo kwiruka inyuma ya M23 bafite ukuri, baratinya kwicwa, cyane cyane wabonye ko abanyamurenge barimo guhungana inka zabo bagenda n'ibiki, zizarisha hese muri Kamanyola. Urumva ni ikibazo, barabizi neza, abo n'abareba kure, abinjiji bazasigarayo, bazicwa, bazabotsa burushete rwose. Ibyo ntabwo ari ibintu twajya kwirwa dutindaho hano, bazabica. Kandi Kisekedi ntazabarinda, Manyota ntazabarinda, Gakunzi ntazabarinda, uyu Sebakiana ntazabarinda, na Nefati bazabarinda. Bazicwa kuko ariko hari abo benshi tujya tubona babakurikira iyo bavuye ahantu, bavuye muri Uvira, bamwe mu banyamurenge barabakurikira, bavuye aho ngaho muri Plaine ya Ruzizi, aborozi n'inka zabo barabakurikira. Ntekereza ko hano bamwe ari babandi baba bafite ubwoba nyine bw'iryo yicwa rya hato na hato. Ntabwo ari rya hato na hato, ni massacre izabaye iri ntuza, iri bien préparé, ntabwo ari yicwa rya hato na hato. Oya, abo n'abafite ubwenge buzima, ntabwo regard, singiye kukubeshya, ntabwo ariko ngaho bishyire nawe, bifata iyo image urebe, uri kurindwa na FDLR n'abarundi, bazi uburyo M23 yabishe, yabarasiye ku rugamba, bari bamaze iminsi bari kumwe nayo. Wowe iyo image nawe ifate y'uwo muturage, none ushyireho ko abo bantu basa niyo M23 bavuga ko ari abatutsi. Ngaho mbwira rero, umbwire ngo bazabyihanganira. Ureba kure rero bajya bavuga ngo nyirigatwe kanini ngo akarinda uruguma, aragenda. Nahoze ndi kubikubwira, hateguwe massacre yo kwica abanyamurenge muri Uvira. Kisekedi aravuga ati turaba turangiye aba bantu nibicwa, mukuri iyo bwabaga ntibicwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo barinzwe kubera urukundo babafitiye, icyo cyo nakivuze rwose. Nubwo barabibikiye, anytime bazabica. So rero ngewe icyo navuga, abaturage bari gukurikira M23 nta yandi mahitamo, buri wese yanabumva vraiment, kuko amabanda arimo kuza, abo ari baraba mayimayi, bo babamariye inka, nibo babanyaze, nibo babishe, nibo babagize abatindi, none bongere baze kurebana nabo mu maso. Guzugura kumva abo baturage bakomeza kubyihangana. Arega nushaka kureke n'abari abanyamurenge we nabo, abanyamurenge bo reka tubareke, bo biri like ko bagomba kubica. Ariko nabari abaturage bandi b'abakongomani bandi moko bakoranye na M23, nabo rwose bararaye ntibiriwe, kuko ari amabandi, n'amabandi niyategeka igisirikare cya Kongo ntigishobora kubabuza ibyo gukora ibyo bashaka. Ibyo rero nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ko byanga bikunda bizashyira bigere. Kisekedi afite umukoro ukomeye cyane wo guhagarika barabicanyi be, bakareka kwica barabaturage bakoranaga na M23. Buriya n'umukoro babahaye, kandi uri hano umunyamakuru,
ejo cyangwa ejo bundi uzatangira kubibona batangiye kwicwa. Gusa ndabizi ko bari kuri briefing yo kugira ute bati mureke dukomeze tujijishe amahanga, aba tuzaba tubica, amahanga yamaze kwibagirwa. Bara n'abagome, ntabwo ari abantu bavuga ngo bazabareka. Abari muri Uvira ndagira ngo mbabwire, ntabwo muraraye rwose muririwe, ariko ntabwo muzaramba, kuko bano bantu babafitiye ubugome, babafitiye urwango tutazi aho ruva kubera isura yanyu gusa uko musa. So rero mwicare muri Uvira, mugereka akaguru kandi bamanyota bavuye muri Amerika baraza barabasura, babemeza yuko u Rwanda ari rwo kibazo, ariko umunsi uzabumwe. Icyo ndakibabwiye, nta nubwo mbifurije ko babica, ariko turabizi ko ibyo bintu birimo gutegurwa. Anytime bazabona ko nta menace bafite ya M23, gahunda yabo izakorwa. Ya Rugamba, reka dufata akanya tubashimire cyane nuva twagana ku musozo. Ya urakoze cyane bwana Zerba. Yego, Imana igumugisha Rugamba. Reka bakunzi ba Connection TV natwe tube ducukishiriza aha. Rugamba rero yagarukaga kuri iki kibazo cya 23 kuva muri plane ya Ruzizi kuzaza Kamanyora, ati n'ukwigira inyuma ibirometero 75 nuko babisabwe n'umuhuza. Ati ariko ibingibi byose birashya bishyira ubwicanyi buzaba bukomeye cyane buzakorerwa abanyamurenge ndetse n'abandi bose abo mu bwoko butotezwa abagaragaje gushyigikira. Ahubwo rero bakunzi ba Rwamwiza baratira ibihigo Jules Sentore, muzaze muri benshi dutaramane nawe dutarama umudende albumu ye ya 3 kuri 29 Gicurasi 2026 muri Kigali Universe. Muzacikwe dore kazadutaramira n'abashyitsi b'Imena Masambi Ntore, Junior Rubaga, Peace Jolis, Umukondo Gatore, Chris Neat, Rugaba Emi n'itorero Ishyaka ry'Intore. Gura itike hakiri kare ukanda akanyenyeri 669 akanyenyeri 2760 urwego cyangwa ku rubuga sync.events. Namwe mu b'imahanga muzakurikire umudende live concert imbona nkubone ku rubuga wa#connect.com. Kundi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0781 422 252. Nimuzacikwe.